Shalom bakundwa, turabashuje aho muri hose, turabakiriye muri gahunda y'isengesho ryanjye hamwe na Fifi Ejidi. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Turi muri Matayo 6:14. Haleluya. Muri gahunda y'isengesho ryanjye dusenga ibintu byinshi bitandukanye, kandi iyo tubwiye Data arumva kandi agira icyo akora. Haleluya. Haleluya. Muri Matayo 6:14 haravuze ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so mu ijuru azababarira namwe, ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Haleluya. Tugiye gusenga tubwira Data, nje kubwira ngo ushobora kuba warababajwe n'ibintu byinshi bitandukanye, cyane warababaye kandi byatewe n'abantu baragukomerekeje, ariko ijambo riratubwiye ngo nimutababarira abandi ibyaha byabo, ngo natwe ntabwo tuzababarirwa. Data aradusaba ko tubabarira, ngo Data wo mu ijuru, ngo namwe so mu ijuru, ngo ntabwo azababarira. Imana ishaka ko tubabarira, ishaka ko turekura imbabazi, ishaka ko dutanga ubuzima tutitaye ku byatubabaje. Hari igihe ubabazwa n'umuntu utatekereza ko yakubabaza, kumubara bikagorana. Wabahemukiwe n'umwana wawe, wahemukiwe n'umutware cyangwa umufasha, umwe mu bashakanye yakomerekeje uwo bashakanye. Hari igihe umutima w'umwe mu bashakanye ukomereka cyane, gutanga imbabazi bikanga. Iyo ukomerekejwe n'inshuti y'amagara, iyo ukomerekejwe n'umubyeyi wawe, iyo ukomerekejwe n'umuvandimwe, abo bantu bose ni abantu kubabarira bigorana, kubera ko ukomerekejwe n'abantu utatekereza ko bagukomeretsa. Ariko turi imbere y'Imana kubwira Data ngo aduhe imbaraga, adufashe, aduhe kubabarira, adushoboze kurekura imbabazi, adushoboze. Niwe womora imitima, niwe ukomeretsa kandi akomora, niko ijambo rye rimbwira. Iyo ukomeretsa abasha kukomora, ugakomera ugakomeza abandi. Haleluya. Rero mu gukomereka warababaye cyane, wakomerejwe n'iminsi n'ibihe, ibi biragukomeretsa, uca mu bintu byaguteye ubusharire, umutima wuzuye ubusharire cyane, wuzuye kuribwa. Ariko ndatangaza imbabazi z'Imana ku buzima bwawe, ndatangaza ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe, ngo wakire ubuzima, wakire kubaho unezerewe, wakire ibyishimo, wakire amahoro, kuko Data atanga amahoro, ni umwami w'amahoro. Haleluya. Niwe wenyine utanga amahoro, niwe wenyine utanga amahoro kuruta abantu baguha, kuruta amafaranga ntiyaguha amahoro, nta nubwo abantu baguha amahoro, ariko umwami wacu atanga amahoro, kubera ko yomora imitima yakomeretse akayiha ubuzima. Haleluya. Ndatangaza ubuzima, ndatangaza komorwa, ndatangaza imbabazi z'Imana ku buzima bwawe. Womorwe, wakire kubabarira, wakire kabone nubwo byemeze gute, kugambanirwa kwagukorewe, akarengane kagukorewe, wagize neza witurwa inabi, bigutera gusharirwa, bigutera kubabara cyane. Warababajwe bituma ufunga umutima wawe, ariko ndakubwira ngo haracyariho ibyiringiro, haracyariho ubuzima uracyariho, uriho kubw'abantu, uriho kubw'imbaga nyamwinshi. Rero kukomere, wambara imbaraga, kandi ubusharire bushire, wakira uburyohe. Haleluya. Turasenga ngo Data ashyire uburyohe ahashaririwe, igikombe gisharira kimenwe, wakire igikombe cy'uburyohe ku buzima bwawe, wakire gutanga imbabazi, wakire uvuge ngo haraho yankomerekeje, umwuka wari uri inyuma ye, kugira ngo uyu mwuka wamuteye gukora iki kintu n'igihe washakaga, wagira ngo nkomereke. Umwanzi ajya aturwanya aciye mu bo turi kumwe. Umwanzi iteka aturwanya aciye mu batugose, mu bo tubana, mu bo turi kumwe nabo. Ajya aturwanya aciye aho hantu, Haleluya. Aturwanya aciye muri abo bantu batwegereye cyane, kandi ari two ashaka. Ikibazo si uwo nguwo wabikoze, ahubwo umwuka wamukoresheje niwe washakaga. Niwe washakaga inyenyeri yawe, niwe washakaga ibyishimo n'amahoro yawe. Murabizi ko ari bimwe mu bintu biranga imbuto z'umwuka: amahoro, umunezero n'ibyishimo. Iyo rero agusenya akubise aho ngaho agira ngo abigukuremo, akujyane mu mbuto za kamere z'ubusharire, urwango, kutababarira, ubwo busharire bwose
akakuzanira umuvumo. Haleluya. Turasenga ngo data asuke kubabarira, asuke imbabazi mu mutima wawe, asuke uburyohe, asuke mu buzima. Ndatangaza imbabazi z'Imana ku buzima bwanyu. Ndatangaza komorwa ibikomere bitandukanye, ibikomere byo mu rushako data byomore, ibikomere byo mu miryango data yomora imitima. Abana bato bomorwa imitima bakomerekejwe n'ababyeyi, ababyeyi bakomerekejwe n'abana bomorwe, abakomerekejwe n'imiryango. Imana itanga imbabazi, Imana itange kubabarirwa, Imana itanga amahoro mu mitima yanyu. Ngo nimutabara ngo na so ntazababarira. Ushaka ko bakubara kandi wowe utarekuye imbabazi. Iyo ducumuye dushaka ko data tubabara kandi ashaka ko natwe tubanza tukabohora bari mu mitima yacu, abo twafungiranye mu mitima yacu, twumva hari Imana yakora, hari n'ahandi hantu yaturekera ntihakome. Tanga imbabazi, rekura imbabazi ku mufasha wawe, ku mutware wawe, rekura imbabazi ku mwana, rekura imbabazi kuri anti wakubabaje, rekura imbabazi kuri anko wakubabaje, rekura imbabazi ku muvandimwe wakubabaje, rekura imbabazi ku nshuti yakubabaje, rekura imbabazi ku muntu uwo ari wese wakomerekeye mu itorero, rekura imbabazi ku bashumba, rekura imbabazi ku bakristo, rekura imbabazi ku bantu, ku nshuti, rekura imbabazi aho wakomerekeye hose, rekura imbabazi muri korari wakomerekeyemo, rekura imbabazi mu kazi aho wakomerekejwe n'abo mukorana, rekura imbabazi aho wakomerekeye, aho ari hose urekura imbabazi. Haleluya. Data turi imbere yawe, turi imbere y'intebe y'ubuntu. Aya masaha dutabaje icyubahiro cyawe kutugota. Imbabazi utanga zitagira akagero zidutwikire. Uduhe imbaraga zo kubabarira, uduhe imbaraga zo kubabara batubabaje, uduhe imbaraga zidasanzwe. Imitima yacu yuzure imbaraga, imitima yacu yuzure imbabazi, imitima yacu yuzure umunezero n'ibyishimo kugira ngo turekure imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Uwananiwe kubabarira wese yakira imbaraga. Ntangaje imbaraga z'umutima muri buri wese wacitse intege ucogoye. Ubaha imbaraga zo kubabarira, ubaha imbabazi, ubaha imbaraga imitima yabo. Ijambo rambwira ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Utabashije ntabashishwa, ntiyashobora utashoboje. Baha imbaraga zo kubabarira abashakanye, baha imbaraga zo kubabarira abana babo, abana bakomerekejwe n'ababyeyi. Imitima yawe isange uyomore, uyihe imbaraga. Iyi mitima niyakire imbaraga, imitima niyakire guhemburwa, imitima niyakire guhagurutswa, iyi mitima nitere intambwe mu mbabazi, mu kurekura amahoro, mu kurekura ubuzima. Iyi mitima niyakire imbabazi, imitima niyakire kubabarira. Ntangaje imbaraga zidasanzwe, ntangaje imbaraga ku buzima bwawe. Wakire kubabarira, niwakire kubabarira, niwakire kubabarira. Akira kubaho ku mutima, akira gutanga imbabazi ahamwe utabishoboye. Ndagutangaza imbaraga z'Imana zibigushoboze. Uzatubwira ko Imana yabikoze. Twizeye imbaraga z'isengesho, twizeye imbaraga zihindura ibyanze guhinduka, twizeye imbaraga ziridura imisozi, twizeye imbaraga z'isengesho, twizeye imbaraga zihindura ibintu byose. Iri sengesho turarita mu mitima inaniwe ngo yakire imbaraga, turarituma mu mitima ikomeretse ngo yakire kubohoka, turarituma mu mitima iyi mitima icogoye ngo isubizwemo imbaraga, imitima inaniwe yongere yambara imbaraga, imitima yongere ihagurutswe, imitima ishari yongere yakire uburyohe. Amaraso Yesu agiye muri imitima ayomore. Aya maraso Yesu ashongesha ibikomere byose mwagize, ibikomere byose mwagize. Umwami Imana byomore, mube bataraga, mube batanga ubuzima, mube batanga kubaho, mube abantu batanga ubuzima, uburyohe mu bantu. Nimwakire kubaho munezerewe, mwakire uburyohe, mwakire ubuzima, mwakire imbaraga zidasanzwe zituma mubaho mwishimye, mutanga imbabazi, mubara babahemukiye, mubona atari bo, mubona ari umwuka ubari inyuma wabiteye. Imbaraga z'Imana zibuzure, amahoro ya Kristo yuzure imitima yanyu. Mwakire ibyishimo n'umunezero, mwakire kugubwa neza muri byose, mwakire gutsindishizwa, mwakire gukora ubushake bw'Imana, mwakire gushobozwa na Kristo mwiza, mwakire gutera intambwe kubwe, mwakire gushobozwa nawe, mwakire umunezero utagabanyije n'amahoro ye menshi atanga. Mwakire umucyo we mwinshi ufite imbaraga ubamurikire umwijima uhunge. Mwakire umucyo we mwinshi ubamurikire umwijima uhunge. Mwakire umucyo we mwinshi ubamurikire umwijima uhunge. Mwakire kugubwa neza muri byose. Imbabazi atanga zikomeze kubatembaho n'imiryango yanyu n'abanyu bose. Mugubwe neza, mugubwe neza, mugubwe neza. Ibyiringiro byanyu biri muri Kristo Yesu.
kandi aravuga ngo abankunda bakora ibyo data ashaka. Bavuga mwami mama isi wazabona ubwami bwo mu ijuru ngo keretse abakora ibyo data ashaka. Imana yo mu ijuru ibatere gukora ibyo ushaka, ku ijambo rivuga ngo nijyewe batera gukunda no gukora ibyo nshaka. Ndabasabira ngo data batere gukunda no gukora ibyo we ashaka, abibashoboze, ababashishe, kandi muhagare mu bushake bwe, mushore imizi, munezeza umutima w'Imana. Shalom shalom, turabakunda cyane.